Bruce Melody umaze gutwara igikombe cya album uyu mwaka, ni ibintu wiyumvamo gute? Bisobanuye iki kuri Colorful Generation? Ni ibintu nishimiye, ni ibintu byiza kandi ni akazi kaba kakozwe, hanyuma Imana ikabiha n'umugisha abantu bakabikunda, kandi iyo biri kuba umuntu arabibona. Iyo abantu bari gukunda indirimbo ukabona audio ziri kuzuza amamiliyoni 1, 2, 3 kuri platforms zigiye zitandukanye, ni by'agaciro kanini kandi Imana iha umugisha Isango Stars. Hanyuma hari ubu ngubu ikintu kiri imihanda ni ihangana ry'indirimbo Munyakazi n'indi bagutuye indabo zanjye, sinzi niba wazumvishe. Nizo comment ufite kuri ukurikije ukuri kubona imihanda bimeze? Ntabwo indirimbo yanjye ihanganye n'indirimbo nta ndirimbo yanjye nta kintu bihanganye, cyane cyane ko igihangano nashyize hanze cyujuje ibisabwa ngo cyitwe igihangano, nta kindi ndabona nabigereranya. Niba biri n'imihanda ndagira ngo wabihazanye bisubizeyo. Bruce, alubumu yitwa Igikombe muri umwaka wagiye ibikorwa binyuranye, ukora mu bitaramo binyuranye. 2025 mu ruganda rwawe rw'umuziki yaranzwe n'ikintu umwaka usobanura gute? 2025 nari nasohoye album, nari maze igihe kinini gukoraho, ari nayo yitwaye Igikombe uyu mwaka. Urebye nicyo nari ndyamyeho cyane, ndetse no kwiga ubundi buryo umuntu yacuruzamo umuziki, kubera ko birababaje ukuntu ahandi umuziki ushobora gutunga umuntu yewe niyo yaba atagihari. Ariko nanone tunasaba na leta idufashe monetize imbuga zicururizwaho imiziki, harimo n'izi ngizi dukoreraho ibi biganiro, nubwo sometimes bitagenda neza, ariko badufashe bizagenda bibona umurongo n'ibindi twarabishoboye. Icyo nicyakomeza kunanirana kuko ni umwanya mwiza wa income yinjira mu gihugu. Abantu badufashe kabisa. Ni sawa cyane. Umaze iminsi muri practice symphony muri kumwe, tariki ya mbere haracu wambaye n'uwambu yashatse yaza. Yego, practice zigeze he? Imyiteguro musange? Imyiteguro ngeze kure, nanavuga ko bisa nk'ibyarangiye. Twe dutegereje ko itariki igera, kubera ko symphony dusanzwe dukorana, dusanzwe n'ubundi tugira repetition zihoraho, nukongeramo abandi bantu bake wenda bangana n'uko igitaramo kingana. Byose rero bisa nk'ibyamaze kujya ku murongo, bisigaje harabura ko umunsi ugera, hanyuma tugakora ibintu tuzi gukora nyine. 001 cyangwa watangiye kubitekerezaho? Uraza kubishimangira ku rubyiniro? Nawe ushatse 001 nayiguha. So 001 ni twebwe, kandi ntago njya nkora ibintu by'umuziki mpubagurika. Ni ibintu nkunda kandi nkora n'ubwitonzi n'ubushishozi. Imana yampaye n'umugisha wo kubitindamo, ubwo n'uburambe baburimo. Rero ntabwo ntekereza ko ari ikintu kibaye gihubukiwe. Bruce, ni mu mwaka mushya turimo kwinjira, message ku bafana, ku bakunzi b'imiziki wawe byina bifuza umwaka mushya muhire? Ni ukubifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza kuba yemera. Hanyuma sinzi nayo numvisha avuga ku gikombe, maze kubigwiza muze kugenda murebe, muze kugenda murebe muhe n'abandi bana. Nishimiye ko run up yatwaye igihembo. Bira ni ibintu byiza byatari, bira tuba tumuteye ingufu twese ko tungana, nabyishimiye bya danje. N'abandi babahe n'abandi bafite duke mugende mubaho. Abantu bagiye bafite amagobori n'ibintu by'amajaga mu tubati bamanure, nabo bagira ibikombe ko baravunika barakora, tubaho ibikombe. N'abandi bategoraga amawadi bakabihagarika nabo. Rap yari ya kera. None se urumva ari ikinyankore? Abaraperi bari abakera. Muragiturande Bruce. Kigiye muragiturande. Iki gihembo mbere yo kuba ntakikoreye ndashimira umuryango wanjye wafashije nyine gukora ibi bintu mu mutuzo. Oya mba ntebyamo gake gake urifura ntabone nawe. Ndashimira umuryango umfasha ukamba hafi, ndashimira 155 aba producer bose twakoranye kuri no album, harimo Keys, LA na Mighty yo muri Nigeria n'abandi. Nkanashimira team yose turi gukorana muri iyi minsi, nabo turi gukorana muri ibi bijyanye no gutegura ibitaramo n'akandi kazi muri rusange. Because Munyakazi yari kuza kwa album, ariko uyu munsi urebye trend ufite ni icyemezo kizavuze uti reka kuza kwa gusohokanye. Ubajije ikibazo cyiza. Muzi impamvu nababwiye ko nahubagurika? Munyakazi yahozeho. Ntabwo naraye nihuta ngo njye kwirikira. Murakoze mugira amahoro.